Mama. Oya mama, ntabwo wadusiga gutyo. Mama. Mama tumukoze iki? Mama byaragiye. Sorry Tina, ntabwo nabishakaga. Nta kibazo Nora. Udaricaye ukora. Numvaga nshaka kubicara. Ntacyo bigutwaye se? None ko bivugisha za sorry habaye iki? No one nibeshye ko yagize bidi kumbi nsanze atanazi n'igihe ayigirira. Apo. Umva ubwo atazi bidi yiwe tuzajya tuyamumena buri munsi kugeza igihe bizahurira n'igihe cye. Haguruka se nyine cyangwa wibagiwe akazi ukora kandi biriya bitoki byawe mbona wirirwa guteka nibyo uzi guteka gusa cyangwa Ubugira ngo nteke ibihe bindi ko ari byo biba bihari. ngo umuvandimwe ntabwo ndi umuvandimwe wawe urabyumva nta n'umuvandimwe wawe uba hano nukenera umuvandimwe uribuka rya shyamba bagutoraguyemo aba ari uzamusanga muri cya gihuru uri kubyumva neza umuvandimwe Ako Rwanda mushire kubute koko ngo abavandimwe Asatini ubutera abandi sesemi Kiravuga se nyine ukora ibitegerezo Nyine nimba ibitoki mutabishaka birabasaba guhaha ibyo mushaka. wese wabihaye nta maboko ufite ese undi wa mukobwa we ugira mu mutwe ugira ubwonko cyangwa bwarayaze Ngampa amafaranga rero njye kubihaha. ngo amafaranga wakoresheje se yawe Nora zanirinjije amafaranga ijye guhaha ngenda nisonzeye pe ariko narumye yako nijoro baruresha ahora niki okay bamwana mvuga nitameze neza byatari byagenze ntabwo uzi ko ngeze muri iyo nzu buri gihe itanibuka umubyeyi n'umwana bicayemo hano ariko mwana waba uzi nk'uraganga wazize iki? urayaganga aka nta nzu byagenze biteze urashaka kubimenya se? cyane rwose aho ugambwira ko washatse kubimenya rero reka mbikubwire. Umunsi umwe umugabo arimo aritembera ahantu mu ishyamba anyura ku mutwe w'umuntu, muri make agahanga katandukanye n'igihimba. nkuko se arangije areba ku gahanga arakitegereza, arangije arivugisha ati ariko gahanga wazize iki? Agahanga kati nazize urw'abagabo ariko wowe uzazira umunwa wawe. shaza nkoro neza ibyikanga ibyo ntibyabayeho Winca mu ijambo se.
reka nkurangirize mubwire amaherezo y'Agahanga n'uwo mugabo. Arangije abonye ibyo bintu biramutangaza cyane. Arirukanka n'ibwami yumva ni inkuru ikomeye cyane agomba kujyana ibwami. N'ibwami ngo ba. Akihagera baramubaza bati wa mugabo urashaka iki? Arabasubiza ati Nyagasani mbonye Agahanga kavuga. Abandi bati ibyo bishoboka bite? Niko Agahanga kavuga. Aravuga ati rwose karavuga muze mbajyane. Baramubwira bati nitugeraho tugasanga katavuga turagwanisha igihano cy'urupfu. Aravuga ati rwose muze tugende. Baragiye diri no mu ishyamba no kuri Kagahanga bagerayo. Baramubwira ati kavugisha turebe. Aratangiye. Gahanga wazize iki? Agahanga katicwe. Gahanga wazize iki? Agahanga katicwe. Baramufata baramwica. Amaze gupfa Agahanga karangije ati nakubwiye ko nazize urw'abagabo ariko dore wowe uzize umunwa wawe. Ariko niwe wizize. Ntusajyaga kuvuga ibyo ngibyo byaramureba. Urabyivugiye. Nkaburiya nkawe birarutangiye kuvuga n'ibiki. Ibyo abiciwe hano birakureba. Jya umenya ibyo uvuga naho bivugira. Ariko nawe warambeshye. Byo kunkura mu cyaro. Wambwiye ko ari ibintu bitagoranye. Ari ukwiba no gutunganya ngahangiritse. Sibyo? None reba sinanzi ko ibintu birimo ibintu biteye ubwoba bizaba birimo. Ariko ugira ubwenge. Nurya, nuryama, nubayeho, ubwo bucucu uzana n'ubwiki. Jya ukora icyo ugomba gukora urebe kutazabaho neza. uko nyine byagenze nawe wanyuma ubu ryagiye guhahira yego. reka ntukambaze nuko nta mazoro ngera nora kiriya gikobwa nimba cyuzura nimba kirwara mu mutwe ngiye byaranyobeye pe. Ubu se ntabwo yari tumubwira ko dushonje. Njye bimaze kubirambirwa pe. Ese ubundi mama wamushyikira akatakira ahangaha ubundi arahamara iki? Oya nanone wibuke ko ari umukozi utishyurwa ahubwo twamukoresha kugeza igihe arambiwe akivana hano. Nsigaye mfite ikibazo kimwe gusa. Nsigaye mfite ikibazo ko mama yaba yaramwiyanditseho bityo akaba afite uruhare ku mitungo yacu. Ibyo bisubizaho bikuye kurikiza abanye n'abantu dore karaje subwo ati nabundi ugwatinze hehe? Wari uri hehe? Dore uko gakanuye gusa. uvuye hatukubwiye ngo ki ubundi ugira amatwi cyangwa igenda ubaye acomoye. Oh, Tina. Bravo neza. Mesi nyinshi. Warumeze neza? Shameze neza. Umeze neza yenda ko nabyibushye. Yego sugo kubyibuha ubibonye hewe Chantal. Abakobwa mu kubyibuha ni nk'igitutsi da. Abyibututsi reka busu koko haruhanga kuryama ngatarota. Ubu nzabure no kwirira kugira ngo ntabyibuha nta mibyibuhire nta. Umva yewe ese amakuru y'abashiti bawe? Abashiti yanjye baraho bameze neza na Boris duheruka kuvuga nta kibazo. Sha uzabansuriza nimwongera guhura. Nzabasuhuza cyane babakumbaza. Amakuru yari rero? Arine nta kibazo. Pati kuhindutse. Oya ntabwo mpindutse nta kibazo. We narinde mwaratandukanye. Umva nyamara by'abahungu nta wabyishinga wasanga ibyo wari umukeneye warabibanye ukamukatira. Oya ati nabirenze ibyo ngibyo. Ukiri kumbwira bitarenze. Ukunde yamatsiko. Base ibyo uko watandukanye nari nibyo ko mukiri kumwe mwana. Ni amakuru. Mumbabare n'ukuri ntago bizongera. Hari umurongo mwinshi kubera ko bari bafite abakiriya benshi. Zibasenye. Ubwo uri mufite uruvugiro? Mva imbere ngaho ujya guteka.
kare ariko mani kumbona urangaye cyane, urangariye mu biki? Njye hano hari umuntu wanesheje umutwe, nashatse nimero ye nayibuze, nimba naranditse ngo iki. umva se hari cyane turimo turigana kuri FB, ahubwo se gamubaza wowe cyane urabona kuri Facebook ngenda mfite nka 3 turimo turiganirira kandi mbifatisha saba ngo yashashe Umva nkubwire mwana, umva se nimbifatisha saba meze neza cyane. uzitonde mwana, abakobwa kuri Facebook bameze nk'ihene zo mu mpeshyi. Ese ubundi ko bagira ari benshi batereta ari bangana? Nashaka zaba gatavu kirwa kirukanka mu nyumba 5 hose. Icyambere cyo nshaka ni umwana unyita kindi nashobora gutereta umukobwa umwe. Reka yakwanze ma danje ahubwo se wowe umbwira nta mwana buretse ko njya kuvuga kibanzo reka mvuge nta mwana uranga ufite nyo kwitaho. Sha wapi mwana, njye sindabonye uri umutima wanjye, kandi n'ibi bintu umuntu aba arimo ukabizana mu mwana w'abandi ntibaza bimenya. Ko nawe cyo dupfa nicyo bafite ikijekwe ntuzoka mubaza azabimenya ate. Reka nkubwire, reka dushake amafaranga, n'ubundi ushaka imbwa ashaka inyama, reka dushake amafaranga imbwa zizizana. Tina Karamenera jya fungura miti ugira vuba harya nta papuro nagwaye kari nimero zanjye agapapuro nagwaye se kariho nimero zanjye imbere se najya kuyigura kuna amafaranga umwana aragenda ugure maye kandi ndashaka ya 200 amafaranga afite fatwa se ngaho ugenda ujye kuyigura. Mana we, Mana mfasha nkabone, ninkabura none usimukira n'umushiha we. Karihe we, gapapuro nyiyereka gira vuba we. Tina Karamenera ko watinze muri iyo nzu urashakamo iki? erega agapapuro nakabuze. Njije gusa ariko Tina ngazana kandi nkwandikireho. Hakundi ubwo mu mutwe narumiwe cyakoze dore uko kiba kireba kabundi kigira mu mutwe fatwa senya maze utindeyo cyangwa Oya ndora ndatebuka ahubwo mundebere bidashirira. Mundebere bidashirira ninde mukozi wawe se hano mukobwa cyakoze narumiwe.